yewe mize bite hari umuntu uhora wicaye hariya ahandangiye numva ni yakahise n'ubundi nino kahise n'ubundi naje gusangamo numva ni wowe nise iyo bwije urarahe kudataha hano nasi mu cyumba cy'amasengesho urarahe ubu ngubu nicuye mvuga ko Imana yahabaye na cyagiye ikaba yarahabaye rero mbyukana inkota yo kundinda sinarinzi mwebwe sinarinzi muragenzwa niki ariko urumva ndakangutse hangukana inkota yanjye akaba ari nayo mpamvu nshaka kugusangiza umutsima mwiza so reka manze ngusangiza umutsima narindiho mu Barome ibice 5 umurongo wa mbere gice cy'umutwe w'amagambo ravuga ngo amahirwe azanwa no gutsindisirizwa izera irazi kagenda iyo wizera nta kintu gishobora kugusanga hano mu butayahuri ngo kibe cyakugirira nabi iyo wizera buri kimwe cyose kirashoboka ngo nuko rero haranditswe ngo ningenzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ujya kwa data atanyuzeho iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent iyo nitegereje neza nkareba amazi na Innocent nekereza urugendo rurerure mwagenze kuva mu buto bwanyu mwakabeje gukundana I love you so much come to me je t'aime trop nalinga mingwana manzi na Innocent nukuri ndabashimiye mwahisemo neza nukuri muraberanye manzi na Innocent songa mbere turabashyigikiye reka nizere ko ukomeje kumererwa neza cyane wowe udukurikirana kuri Manzi Innocent TV nizere ko umeze neza cyane nizere ko utangiranye umwaka imigambi mishyashya kugira ngo umwaka ubundi uzatangire umeze neza cyane nawe waresheje imihigo nizera ko uyu mwaka ugiye urangiye ugomba gufata icyo bitwakwita intego hanyuma kugira ngo nawe umwaka utaha nimba ari cyo wateganya kuba waragezeho ukaba warakigezeho kano kanya nizere ko umeze cyane nawe utameze neza uzamererwa neza kuko iby'isi ni gatebe gatoki umunsi ushobora kuba umeze neza ejo ukameze nabi ni bisanzwe biba biri ku isi bice bigiye bitandukanye so ndi mu mihanda igiye itandukanye nyamuneka abantu bazi ko ngo Kigali ngo nta hantu ngo hicyaro habaho twirukanka so aho turi naho Sadunda ari hari umuntu umaze iminsi amamagara ambwira ati ari umuhungu mbona abari aha ngaha nijoro sinzi ngo arara hehe nimba iyi nzu duhagaze impande yacu ariho arara iyo bwije ntago mbizi ariko uko biri kose nashatse gutangira hafi ye aryamye hasi n'ubundi izuba ryinshi cyane nikeza ko ashobora kuba wenda ya zamana zagabanitse ntago mbizi ntago musereje nyamereka sinapfobya ijambo ry'Imana ko ijambo ry'Imana bajya bavuga ngo kandi biranditswe ngo ijambo ry'Imana ni umutsima w'ubugingo nawe uri kubyizera niba ubyizera nkanje jya muri comment utubwire uko byifashe so umunyamagambwe ati rero Sadunda amaze iminsi ari hano ku gasozi rero ngiye kureba ko yigishwe n'inzara ese ubu ngubu nshobora kuhagera nkasanga n'ubundi ni ukubera kunanirwa kubera ko iki kw'amasengesho aba amaze iminsi ari gusenga so ngiye kubanza ngende muyigereho ndebe uko byifashe kugira ngo ibintu byose bishyire ahabona ubwo turaza kushaka kubyo tubigenza naza kuboneka icyo twamuzana wenda bari kubera ari inzara nabwo twatinjirana nabwo twakurikirana gatanu ku kandi so cameraman agira ngo ucishe mu amaso urebeshe iyo kamera nano hirya yanjye mu ntambwe ntoya nano igena rero mvuga bashasanga atarimo no kunyumva ariko ntago biba byoroshye tugomba bikurikirana gatanu ku kandi kore subscribe nyamuneka musure cyo muri 500 rebe indirimbo yanditse ngo birancanga andika jya kuri YouTube wandike DJ Giti birancanga ni indirimbo neza cyane kuri na subscribe ibintu bishobora kugenda neza cyane yewe mize bite
ko bisasiye ijambo ry'Imana. Yarahabaye mana we, yarahabaye cyagiye. Ko nta mwuka ufite bimeze bite? Bite mwana? Mwuka ndawufite. Mwuka urawufite? Wese kandi mbona umwuka ari hafi ya ntawo. Yesu nashimwe cyane. Ahimbaza. Nese ko uryamye kuzuba mwana? Nta kibazo rwose. Nese ikibazo mfite ni kimwe. Hari umuntu wampamagaye arambwira ati hari umuntu uhora wicaye hariya. Ahandange numva ni yakahise n'ubundi naje gusangamo. Numva ni wowe. Nese iyo bwije urara he kudataha? Hari nasi mu cyumba cy'amasengesho urara he ngo? Yesu nashimwe. Hari ikizi nabonye hakishaje ngende ukihengeka. Dukomeze tu. Nese no mu rugo se ujyayo na? Mu rugo iwanjye se? Oya. Hage wanjye njyayo. Ari imico y'abayisilamu bavuga ngo iyo bari mu gisibo ntabwo baryama n'abagore babo. Nese nawe uri muri cyaje cy'igisibo? Ntabwo ndi hafi no mu rugo. Ntabwo ndi hafi no mu rugo. Ngewe ndi mu butayu ndahantu kure. Nge nirinze kujya hafi, nirinze kujya ahantu hatashobora kumbuza n'Imana, nirinze kujya ahantu ntashobora kwegera n'Imana, nkaba hafi n'Imana, kaganira n'Imana. So hano hirya rero hari ikizu gihari, iyo bwije mbona naniwe ndagenda hariya agasambi karyamaho, bwacya kakomeza amasengesho hano, cyangwa n'imvura iniguye kuko n'ubu mugeze hano musanga hari hashize umwanya imvura iguye. So ndagenda kugamayo, hanyuma yahita nkagaruka nkaryama kuko nta mvura idahita, niyo ko bwa Nowa yarahise. Rero ku mahirwe musanze hano ndi gushima Imana, nari mfashweho n'agatotsi ariko nta waza ngo anyibe kuko bandyamanye n'ijambo ry'Imana. Niryo funguro ryanjye, niwo mugati wanjye, nibyo bitosi byanjye kuko iyi nkota iyo ifite urarindwa, ufite ubwirinzi buhagije. So Imana rero yarahabaye, niyo mpamvu nicuye mvuga ko Imana yahabaye, na cyagiye ikaba yarahabaye. Rero mbyukana inkota yo kundinda. Sinarinzi mwebwe, sinarinzi muragenzwa n'iki, ariko urumva ndakangutse hangukana inkota yanjye. Akaba ari nayo mpamvu nshaka kugusangiza umutima mwiza. Nta kibazo mfite. Oya. Nta kibazo mfite rwose. Nese wajya kugura akaji araruguru? Oya, byihorere kuko haracyari kare. Cyangwa amazi wenda. Haracyari kare, haracyari amanywa. Ntabwo nemerewe kuba nagira ikintu koza mu nda bitarafata umugoroba. So kambanze nsenge, nimara gusenga ibyo biraboneka kuko kurya bihoraho, hagiye kurya biba bidahari. Ako n'ijambo ry'Imana warisomana buri gihe nta kibazo gibete. Oya, ibyo ngibyo ni ukugerageza Uwiteka Imana. So reka mbanze ngusangiza umutsima narindiho mu Barome ibice 5 umurongo wa mbere, gice cy'umutwe w'amagambo uravuga ngo amahirwe azanwa no gutsindishirizwa no kwizera. Yesu ashimwe. Kuko iyo wizera uratsinda, iyo wizera uratsindishirizwa n'Umwami Yesu Kristo. Iyo wizera nta kigukoraho, iyo wizera iyo nzara iraza kuko inzara y'ibihari, ariko iyo wizera iraza ikagenda. Iyo wizera nta kintu gishobora kugusanga hano mu butayahuri ngo kibe cyakugirira nabi. Iyo wizera buri kimwe cyose kirashoboka. Ngo nuko rero ubwo twatsindishirizwa no kwizera dufite amahoro ku Mana kubw'Umwami wacu Yesu Kristo. Iyo usenga ikintu cyose uzajya usenga kuko haranditswe ngo n'ingenzira n'ukuri n'ubugingo ntawe ujya kwa Data atanyuzeho. Iyo wizera Yesu Kristo kuko ari we nzira n'ukuri n'ubugingo, n'ukuri kw'Imana ishobora byose, ntuzakena, ntacyo uzabura. Yego bibaho ugahura n'ingorane n'imbogamizi, ariko izo zose ni ukugeragezwa, ni ukugerageza Uwiteka Imana yawe. Ni ukuvuga ngo Imana yo mu ijuru izanyura muri wowe
iguhereza umutima wikorera agafuka k'akawungu kanzanira. Yesu ashimwe. Kubwo kwizera ijambo ry'Imana amahirwe azanwa no gutsindishirizwa no kwizera. Iyo wizera uratsindishirizwa. Gutsindishirizwa ni iki? Kugira ngo ngusobanurire neza, Yesu Kristo wizeye ukamuha umwanya akabana nawe mu mutima no mu mubiri, buri kimwe akabana nawe. Yesu Kristo wizeye aragutsindira, aragutsindishirizwa, aragutsindishiriza. ni ukuvuga ngo utsinda ku bwa Yesu Kristo. Yesu ashimwe cyane. Utsinda ibigeragezo ku bwa Yesu Kristo. Ubushize mu minsi 2 ishize 3 ingahe waraje unsanga hano ndi mu mavuta, mfite amavuta muri ine. Uyu munsi no wa 4 ntarya ntanywa kandi ngomba kumara icyumweru. Urumva nyine biba bigoye kuko iyo umugoroba ugeze, wa mugoroba tugomba kujya gufata w'igikoma, nje sinjibona kuko simfite nayo mafaranga yo kukigura. Ubwo uko biri kose ndagenda nkaryamaho, ngomba kuryama nagenewe n'Uwiteka Imana. Iyo bukeye ndaza nkakomeza amasengesho. Ubwo icyumweru nigishira nabwo ntararya, ntacyo nzaba. Uwiteka Imana arahari kuko haranditse ngo wadushyikirije ubuntu dushikamyemo kubwo kwizera, ngo tubone uko twishimira iby'ingingo byo kuzabona ubwiza bw'Imana. Ariko sibyo byonyine, ahubwo twishimira no mu makuba yacu, ariko tuzi yuko amakuba atera kwihangana. Yesu nashimwe cyane. Tuba mu makuba, tuba mu bigeragezo, tuba mu ntambara batugerageza. Ibiduhiga ntibizabura, n'abaturwanya barakomeje, ariko Imana nyir'ijuru n'isi ntiyivuganye nawe nona. Uramenye ntushidikanya, bitari ibyo yarabikoze. Yesu nashimwe cyane. Wishidikanya ko Uwiteka Imana ibikurwanya ntibizabura, inzara izaza, abagutera, kuko ekeka hano twicaye nubwo wenda hitaruye, nakabaye ndi umuntu wicara ahantu hatuje haritaruye, sindi mu mwobo, sindi mu gihome. Ubonetse wese inka ziraza bakarisha bakagira gute, ariko ngiye komeza gusenga kuko ibiguhiga ntibizabura, abaza bagushukisha ibiryo ntibazabura. Ariko iyo wiriwe mu masengesho rya nimugoroba, utabibonye ukomeza gusenga, kandi ntacyo uzabaza. Ko tsanganye mu minsi 4-3 ntararya, ntago nkomeye. Akomeye meze neza, no gusanze ndyamye ndabyutse mvuga ijambo ry'Imana. Nashimwe cyane. Bene ibyo byiringiro ntibikomeza isoni. Bene ibyo byiringiro ntibikoze isoni, kuko urukundo rw'Imana rwasabye mu mitima yacu kubw'Umwuka Wera twahawe tukiri abanyamwete, tukiri abanyantege nke. Mu gihe gikwiriye Kristo yapfiriye abanyabyaha. Birakomeye kugira ngo umuntu apfire umukiranutsi, nkanswe umunyabyaha. Icyakora ahari byashoboka ko umuntu yatinyuka gupfira umunyangeso nziza. Yesu yadupfiriye nk'umunyabyaha. Yesu yamaze iminsi 40 mu butayu atarya atanywa. Ngiye kumara icyumweru byananira. Ariko ntegeza yuko Yesu adafite imbaraga wenda nkawe umuntu Yesu afite imbaraga. Yesu afite imbaraga n'ubushobozi bwo kumara icyo giye, kuko Yesu yoherejwe n'Imana kuza kuducungura, kudupfira nk'abanyabyaha. Ariko nyine bakombye kuducishamo ukajya mu rugo. Ibyo ngibyo ni ukugerageza Uwiteka Imana yawe. Igihe wihaye ugomba kukimara, kabana n'Imana yawe.
kibonetse kikaboneka, kitabonetse nta kundi ukabyihanganira. Ngewe nakubwiye ko mu by'ukuri turya cyangwa tubona icyo kunywa isaha 12 saa 12 z'umugoroba. Yesu ashimwe. Ariko iyo kitanabonetse ndaryama. Nta mpamvu yo kubwira umuntu. Yesu azaza kuvugiremo akubwire ngo wowe munyamakuru shira uriya mukozi w'Imana uri mu butayu ugafuka k'umuceri, cyangwa mushyire inote y'igihumbi abashe kugura amazi yo kunywa saa 12, uzaza ubikore. Ngiye mu gihe rero Yesu atarakuvugiramo ntago ari nge wabikubwira, ndaho ndakomeza gusenga uko Imana izanshoboza niko bizagenda. Okay, katuguseze rero katuje kureba uko umeze, ko utatubwiye ngo ijambo ry'Imana ryo rigutunze. Yangize amahirwe yo kuba muje. Nari mfashweho n'agatotsi ariko ubwo reka nkomeza amasengesho. Mugoroba ubanza ugere mbone kujya mu bindi bikorwa. Yesu ashimwe cyane. Ngira ngo ibyo avuze murabyumvishe. Nanzi ko nkuko umuvandimwe watubwiye aratubwira ngo ameze nk'umuntu wishwe neza kuko ahamaze iminsi. We ambwiye ko amaze iminsi ibiri amubona, ariko nkeka ko ari umunsi wa 4 ha niba ntibeshye. Ari hano yicaye hano, ariko kuba yihagaze akambwira ati ngewe ntunzwe n'umutsima w'ubugingo, ngo nta kintu narenza. Umwaka mushya kuri buri muntu wese aho ari hose. Turabakunda cyane, turabashimira uburyo mudukurikirana umunsi ku munsi.